so Imana ishimwe cyane ku bwanyu nawe ndabakiriye mwese nanone kuri uru rubuga kuri iyi platform. Ni amahirwe, ni umugisha, ntabwo twabona uko tubisobanura, ariko ni byiza nyine kugira iyi opportunity. Ntabwo umuntu ashobora kuba wenyine gutyo gusa, akenera abandi bantu. So nk'itorero abera bakenera kugira ibihe nk'ibi aho baba bari hose ku isi, aho waba uri, ariko ukagira ibihe byo kugira ngo duterane. Icya mbere, nk'ubu kuri kwiyumva, turaza gusoza uko wiyumva n'uko wibona byahindutse. Ntabwo bishobora kuguma nyine gutyo. Niyo waba ufite ibibazo uri kwibwira biri kugucamo, birajya gusoza ibyo bintu nta bihari, kuko abera turi umucyo. Nk'ubu iyo uri hano ndi hano, ni imico iba ihuye. So habaho uko kwatsanya ndetse no kwenyegeza, uburyo byanga bikunda habaho ukwakira kuri buri wese ingano nyinshi cyane iruta y'umucyo, iruta iyo yari afite cyangwa yagenderagamo. Urumva rero bifite inyungu nyinshi. Bifite inyungu ku mubiri wawe, bifite inyungu ku bitekerezo byawe, marangamutima yawe, bifite inyungu mu mwuka wawe, bifite inyungu mu buzima bwawe uyu munsi n'ahazaza. Bigufitiye inyungu mu mpande zose. Aha niho mu byo twiga kandi duhishurirwa cyangwa tumenya ku Mana natwe ubwacu, nibyo bidetermina aho tuzagarukira mu by'ubu buzima, ibyo dukora, aho dukora n'ibindi nk'ibyo. In fact, ni umwanya wo kwirefreshinga, ni umwanya wo kongera kwenyegezwa nyuma y'icyumweru n'ibindi byinshi abantu benshi baba barimo. So aba ari umugisha rero kugira umwanya nk'uyu. Hari abatekereza ko ari nta mumaro bifite. Ubitekereza gutyo nuko nyine ashobora kuba atabizi. Hari n'abandi bazamuye ibitekerezo njyahabi bibuzuye bavuga, urumva iyo ashaka gutuka ikintu kuko we atakijyamo akacyita ibintu byose yabifasha bigira n'amateraniro yera, byose mbega arabyanga, bigira idini, bigira ko ibyo bintu ntacyo bivuze, ntacyo bimaze, ari inyungu z'abantu. Kandi nawe ubwe ibyo yemera niryo dini rye. Ntabwo abandi abita abanyamadini, wakikuramo. Azi ko idini ari imyemerere, ni imitekerereze wihangiye, that you create for yourself. Ni uburyo wihangira ubwoko runaka bw'imyumvire. Iyo nabyo ibyo we yemera nibyo dini rye. Ikibazo ni uko aririmo wenyine. So maybe agira ikibazo cy'uko abandi bahuriye benshi hamwe, we yisanga ari wenyine, so akareba uburyo abituka. Ariko nta gikuraho guhura no guterana kw'abera. By'umwihariko ariko muhujwe no kumurikirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza, kuko nanone hari irindi teraniro ryakubihira ukavayo ubabaye, cyangwa ujya wicara utegereza utariko buriya iyo abivuga gutya, iyo abigenza gutya, kuko wenda hari urugero we wamurikiwe, we ntamurikiwe, ukavuga ngo azahinduka, ukabona ntahinduka, iteka avuga bya bindi. So the point is, nanone aho iyo ari ahantu hakungura nako bisa. So ndabasuhuje rero mwese. Reka nakire abo mbona, abo ntabona mwese kuri YouTube, kuri live ndetse no kuri Zoom. Mwese mbasuhurije hamwe. Hanyuma abo mbona ndabasuhuje: Moise, karibu cyane. Linda ndagusuhuje. Margaret ndagusuhuje. Yvette nawe nuko. Remy ndamusuhuje. ndamubona. Ego n'umuryango ndabasuhuje, ndamubona. N'umuryango ndabasuhuje mwese. Theo, Jeanne ndagusuhuje. Gloria, hello, komera cyane. Hope ndagusuhuje cyane. Alright, numva arabo. Abandi mwese mwiyumvire hamwe mu izina rya Yesu Kristo. Alright.
mwese mwiyumvemo ikaze. Ndi kubabona mwese abashoboye guterana, ndababona Mimi, Sam, Indahiro, Jackson, Samuel, Paul, Olive de Jesus, Koni, mwese ndabasuhuje. Sinzi uburyo natangira kuko natekereza ubwo buryo ninjira niba biri bukunde. Kristo Yesu kuri benshi ashobora kuba gishyinguwe mu mibiri yabo. Umubiri ugereranywa n'ubutaka. Igihe Yesu yavaga mu butaka akaza ahagaragara, ni ikimenyetso cy'uburyo Kristo ava. Kristo ari muri wowe deja, ntaguma ashyinguwe muri wowe, ahubwo akaza ahagaragara. Imibiri y'abantu benshi isa nk'aho ikiri imva, wagira ngo nimva ifunze, ifungiyemo Kristo. Paulo yaratwandikira avuga ngo mbese ni muzi ko turi insengero z'Imana, ku mwuka w'Imana aba muri twe. Kristo Yesu mu gihe yarashyinguwe, mu gihe yari mu gituro, ni nkaho nta activite zajyaga zari hejuru aho, hari agahinda, hari n'umubabaro yuko yapfuye, hari ukwiheba ko abari baramukurikiye iminsi myinshi. Ariko umunsi yazutse akaza ahagaragara, kuko kuzuka bivuze kuza ahagaragara, kongera kubaho. Ariko kuri Yesu nibwo bwa mbere yarabayeho, ayoboye abana benshi mu bwiza. Uko kuza ahagaragara niko guhishurirwa, kwa acknowledginga, kumenya Kristo muri wowe, bikaza ahagaragara. Kristo ari mu bantu ariko wagira ngo aracyashyinguwe. Hakeneye experience y'umuzuko aho azahagaragara. Ntabwo byakomeza kuba ibitekerezo gusa byiza cyangwa ibintu bisona neza uvuga utoke iryo jambo ni ryiza cyane, Kristo muri nge, Kristo muri ryo. Ya Kristo ntabwo yaje kwihisha muri wowe, yahunze ku buryo wamubereye ubuhungiro. Oya, akeneye kuba muzima ngo isi yose, mereye ku isi yawe ikumve. Uriwe byuzuye ahishurwa hamwe no guhishurwa kwa Kristo Yesu mu buzima bwawe. Icyo ni nacyo ibyaremwe byose bitejejanya amatsiko, no guhishurwa kw'abana b'Imana. Ntibishoboka guhishurwa kw'abana b'Imana ikwabaho Kristo Yesu nawe adahishuwe. Ni yandi magambo, guhishurwa kwa Kristo bihwanye no guhishurwa kw'abana b'Imana. Guhishurwa kw'abana b'Imana bihwanye no guhishurwa kwa Kristo. The manifestation of Christ in you is your manifestation. Kristo guhishurwa niko guhishurwa kwawe. So nashaka guhishurwa ngo umurebe hariya wowe usigara aho, ya nawe uhishurwa hamwe nawe. Iki nacyo dutegereje, ni nacyo twiringiye, ni nacyo dushaka. Nimwe mu mpamvu tubwiriza ubutumwa bwiza ubutubwiriza, ngo turebe ko twagera ku gasongero k'iki Imana itekereza kuri iki kiragano. Ibyo more details zizaza mu daily devotion acaho mu gitondo. Turi gukora igice cya 8, tugera mu bice 12, 18, 19, 20, 21. Muzabyumva mu buryo burambuye. Christ in you nicyo kintu cyonyine kiri reliable, nicyo wakwiringira. Hari ibindi byinshi, amakuru menshi ushobora kumva, ariko nta na kimwe gikomeye kurusha Kristo muri wowe. Uzika abakristo almost ku isi yose bavuga Yesu, bavuga Kristo, ariko ntabwo bavuga Kristo uri muri bo. Bavuga Yesu na Kristo wabambwe akigendera. Bo bakaba bari ahantu birwanaho, hanyuma nibakwira
nibakora ibikwiriye bakagera ku rwego runaka umunsi umwe azaza abatware. When Christ, who is our life, Abakolosayi igice cya 3:3, igihe Kristo ari we bugingo bwacu, shall appear, niyerekanwa, we shall appear together with him. Natwe tuzerekanwa na nawe. Icyo cyanditswe murakizi. Abakolosayi 3:2-3-4 gutyo. Ubwo ndi kuvuga umurongo wa 2, umurongo wa 3, umurongo wa 4. When Christ, who is our life, Kristo ubuzima bwacu, ubwo ariko ibyo ni kuba aho yahindutse ubuzima bwabo, when he appears, najya hagaragara, nayishurwa, we shall appear together with him. Natwe ntabwo azahishurwa wenyine, natwe tuzaba duhishuwe. Icyo nicyo abizera abakristo bari bakwiye kwizera. Now question, ikibazo dushaka kwibaza, biri mu biganza byande? Is it up to God? Ese ni iby'Imana cyangwa biri mu biganza by'itorero? Uve aravuga ngo uwo Kristo buzima bwacu niyerekanwa, ubwo buzima burerekanwa buvahe? Wumve yabanje avuga ngo uwo Kristo buzima bwacu, niba ari we buzima bwacu niyerekanwa, ubwo azerekanwa avahe? You see? Ngo natwe tuzahera ko twerekanwa nawe. Maybe this is too much. Wenda birahanitse kuri bamwe, reka tuze hasi aho bashoboye. Bakorino ba 2 igice cya 5. Igice cya 5. Nushaka kumenya bino bintu ngo ni wishime, simple. Ibyishimo ntabwo ari ni sibyo wihatamo, it's just there. Biba bihari. Muza amavuta y'ibyishimo, the anointing, agari ay'ubuto bagusukaho. Ni kuvuga iyo umenye ibyishimo biraza, ntabwo ari ibintu bigoye. Abakorino ba 2 igice cya 5 umurongo wa 14, isi dushobora kuhiga umwaka wose. Urukundo rwa Kristo ruraduhata ko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye. 15, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babe ku bw'uwo bapfiriye akanabazukira. Ndagira ngo muhakurikire kuko icyo mfite kuvuga uyu munsi wa none ni icy'ingenzi mu buzima bwawe. Kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo. Iyo tuvuze uburyo twapfanye na Yesu hanyuma yapfiriye bose, hari abantu bavuga ngo abantu bavuga ngo bose ngo yapfiriye bose ni nayo mpamvu bakeneye kwiga. Hari abantu batuka ibyo batazi, hari abantu kangoresha amagambo ari mu kinyabupfura b'abapfapfa ku rwego rwaho batazi urugero rw'ubupfapfa bariho. Now nyuma yuko apfiriye bose aratubwiye ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo bigende bite? Kugira ngo abariho twe gukomeza kubaho ku bwacu, twe gukomeza kubaho dukurikije amasekuruza, twe gukomeza kubaho nk'uko twabagaho mbere, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. So uyu munsi ubuzima dukwiye kubamo ni ukubaho ku bw'uwo wadupfira akanatuzukira. Bivuze iki mu magambo yoroheje? Bivuze kubaho nkawe. Kubaho nkawe niko kubaho kubwe.
kubaho nkawe se birashoboka? Oh my God. Ahubwo nicyo cyoroshye kurusha ibindi byose. Nicyo gituma nshaka kumfasha kuza gukurikira 200 ndi butinde uyu munsi, nako umwe wenda cyane 16 na 17. Kuko hari ikintu nabonye abantu badatahuye rero ibintu birabagora. Ibyoroshye birakomera kuko utabitahuye. Ese birashoboka kubaho nkawe? Abantu bazi ngo ari kuvuga ngo tugerageze ngo twigane Yesu. Icyambere ntabwo twahamagariwe kwigana Yesu, kuko Yesu si icyitegererezo cyacu muri iyo sense. Yesu ni sample y'icyo turi cyo. Isi ibi bintu urumva niba mu mutwe wawe uri Ludovico na Kristo Yesu akaba Kristo Yesu, niko abakristo benshi bizera. Baravuga ngo ariko Yesu ni Yesu, ngo njyewe ni njye. Njya numva uretse n'abakristo n'abandi batarabizera baravuga ngo urumva Yesu ntabwo wamwishinga, Yesu nyine ni Yesu. Natwe uzi icyo bamenye Yesu ukurikije iby'umubiri wo mu Bayuda, ntabwo bazi Kristo muri bo. Muri kumva icyo kintu? Murumva itandukanizo? Hari igihe umenya umuntu ari kukitandukanya nawe. Bamenye Kristo batandukanye nawe, ntabwo bazi Kristo babaye umwe nawe. Nicyo gituma bavuga ngo Yesu ni Yesu, ngo nanjye ni njyewe. Wowe urinde? Saho se wazimiriye kuri gushaka kuvuga ko wibonye hanze ye, kandi njye ni gushaka kugufasha ngo wibone muri we. Mu gihe cyose rero wahisemo kwibona hanze ye, we kungora, twe kujya n'impaka z'ubusa. Kuko uri kuvuga nk'umuntu uri hanze ye, njye ndi kuvuga nk'umuntu uri muri we. Urumva ibyo bintu ntaho twahurira. Ariko ibi ndi kubivuga kugufasha wowe, ari wowe batesha umutwe badashaka kumva, cyangwa se abo nabo batesha abandi umutwe badashaka kumva. Iyo uri mu nzu imvura iri kugwa, undi ari hanze y'inzu, ni ibintu bibiri bitandukanye. Umwe aranyagirwa, undi ntanyagirwa. So twe kujya impaka. Ahubwo reka tubanze twibaze, nawe uri kubyumva kuri mu nzu cyangwa uri kuvugira hanze yayo? So tukiraha rero nicyo ndi gusobanura. Muri we niho hazana difference, niho hazana itandukanye. Ni muri uru rwego mvuga ngo nureba Yesu ukamubona mu ijuru, wowe ukibona mu isi, biba birangiye. Impamvu ze ngo biba birangiye, wamaze gushyiramo umworera hagati yawe nawe. None si twe tuvuga ngo umusaraba waje gukuraho umworera ngo utwunge n'Imana. None se watwuze n'Imana duhita twisubirirayo, cyangwa watwuze n'Imana tuguma mu bwiyunge? Kugeza ubu rero abakristo ntabwo bafite iyo point of view. Uko babyumva, bumva nyine twuzwe n'Imana hanyuma ubu turi kwirwanaho. Oya, wuzwe n'Imana permanently, mu buryo buhoraho. So wowe nawe muri umwe. Icyo kibanze gifate. Icyo kintu nikidafata, bazagutera ubwoba, bazakurega ku Mana, bazagukangisha hazaza, bazagukangisha ibintu byose. Kuko nawe uzaba utazi icyakubayeho n'icyabaye. Ngo abariho be gukomeza kubaho kubwabo. So kumbe apfira bose yari afite intego. Yego, iyo ntego ni ukugira ngo ne gukomeza kubaho nkanjye njyenyine, ahubwo mbeho kubwe, bivuze kubaho nkawe. Ubwo narimbajije nese birashoboka kubaho nkawe? Niyo mpamvu ngiye gusobanura 200 ikurikira itanga igisubizo. Ariko ubwo iyo ndi kuvuga gutya, mba ndi gukemura ibindi bibazo byinshi, mba ndi gukemura questions by'abantu bibaza byinshi, mba ndi gukuraho inzitizi nyinshi, mba ndi gusenya ibindi byinshi. So niyo mpamvu mbivuze gutya. Benshi ndakubwiye abakristo benshi
niyo mpamvu duhora duhamagara Yesu. Nese kumuhamagara kwacu ntubona yuko atuye kure, ariko kandi nuko kumuhamagara ntitwakabaye ari ikibazo. Calling upon Jesus the Lord from where? Urumva twe deja mu mitekerereze yacu turi kumuhamagara ngo ave mu ijuru azatabare mu isi. Hari abantu bumva ibi ngibi bakiyahura, kumva bahira bati uri kuvuga rero ngo twe kumuhamagara. Umva nanone ndi kukubwira ngo uri umwe nawe, hagomba kubaho impinduka uburyo ukorana nawe, hagomba kubaho impinduka muri relationship yawe nawe. Niba utekereza ko ari kure, ndi kugufasha ngo nave kure kuko ntariyo. Ubwira uburuta ubundi bwose ni Kristo muri wowe. Ndi kugira ngo bifate, kuko iyo uryamye ugira ngo uryamye wenyine. Impamvu wicwa n'ubwoba iyo uryamye ugira ngo uri mu cyumba wenyine. He's there in you, not even with you. He's with you because he's in you. Ari kumwe nawe kuko ari muri wowe. That consciousness, the consciousness, yo myumvire niyo ukeneye. Ukitiva gutuma iyo myumvire niyo mirebere ihora muri wowe. Mu ijambo rivuga ngo kugira ngo Kristo ahore muri mwe kubwo kwizera. Pawulo yandikira Abefeso igice cya 3 ngo n'umurongo gwera ku murongo 14, 15, 16. Kristo agume muri mwe kubwo kwizera. Ni iki ari kuvuga kuguma muri mwe? Bizatse kuvuga ko se ko ari bugende? Oya, ari kuvuga ngo mugumishe Kristo mu ntekerezo zanyu by faith. Consciousness yanyu imenye ko ari muri mwe. Kristo agume muri mwe, like hold him, mumwumve ko ari muri mwe. You know. Well, kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, niwo murongo dusomye wa 15. Ahubwo babereho wabakuza kanabazuki. Reka nongere mvuga iki kumugaragara. Umuntu wese wapfanye na Kristo akazukana nawe ntakeneye amategeko, keretse niba amategeko aje gufasha Kristo muri we. Rero Kristo muri wowe ntakeneye amategeko ngo amufashe. Kristo muri wowe arahagije. Nise abantu benshi ntabwo bemera ko Kristo ahagije, kandi nivuga abantu benshi ndi gushingira kubizera. Ntibemera ko ahagije. Byonyine uramufashe, wa mugana umwimuye mu mutima, mu bitekerezo, umutwaye gutura mu ijuru. Nese urumva byonyine icyo atari ikibazo gikomeye. Kristo ntabwo akwiye agehe. He's in you. Ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabakunze akanabazuki. Tubaho gute? Abenshi tubaho nkaho nta cyabaye. Tubaho ku bwacu. Nukwirwanaho, nukwirwariza, nukugerageza ibintu byaranze ingingo nk'izo. So ni ibintu byo kubaho ku bwacu. Nubireba wagira ngo nta bufasha, nta support. Ntabwo tuzi ko dufite support ihoraho, ubufasha buhoraho imbere muri twe. Imana nifasha mu minota dufite, wenda ndabereka practically how do you do it, ni gute ubikora. Ariko ntabwo ukora ibyo bintu. Impamvu nirinda kubivuga nuko ni conclusion, n'umwanzuro, ntabwo ari uhera. Awera ni ibindi gusobanura kuko nicyo ukeneye kumva kwanza. Umuntu wese iyo amaze kumva ko twapfanye nawe, uyu munsi turiho, twe gukomeza kubaho ku bwacu, ahubwo tube ku bw'uwo wadukunze agakora iki, akanatuzukira. Ni muri urwo rwego twasomye umurongo wa 16. Ibi mbikora kugira ngo hatagira umuntu ushaka gushyira
kumvugira ibyo navuze cyangwa gushaka kongeraho cyangwa gukuraho ibyo navuze cyangwa si iby'ijambo riri kuvuga hano. Umurongo wa 16 uratubwira ngo nicyo gituma. Niki? Urumva ahereye hejuru avuga ati ibi bintu murabyumvishije. Umurongo wa 14 mwawumvishe, umurongo wa 15 mwawumvishije. Nta muntu ukwiye kubaho kubwe, akwiye kubaho kubwo wamukuza akanamuzukira. Avuga reka mbasobanurire icyo bivuze. Ngo nanone ibyo bivuze ngo nicyo gituma uhereye none nta muntu dukwiye kureba dukurikije iki? Amasekuruza n'ubwo Kristo ari uko twamutekereza. Icyambere, turekeraho gutekereza Kristo dukurikije amasekuruza. Ndikubabwira ngo abakristo benshi bizera Kristo ukurikije amasekuruza, ntabwo bamwizera udakurikije amasekuruza. Bivuze iki byo? Nanone tagira ugenda atabyumvishije. Kwizera Yesu Kristo ukurikije amasekuruza ni ukumutekereza mu buryo bw'umubiri, nk'uwavukiye abayuda, nk'uwapfiriye abayuda, nk'umuyuda, nk'umwisiraheli ku by'umubiri. Mbega ni ukumurebera muri kariya gatebo amateka ye, ibyabaye n'ibitangaza nushaka ubishyiremo. Hari igihe wibeshya ko ngo niwizera ibitangaza bye, niwizera ibyo yakoze, ngo uba wizeye Yesu Kristo. Ubu wizeye Kristo Yesu ariko ukurikije iby'umubiri. Kwizera Kristo Yesu ukurikije iby'umwuka birenze ibyo. Icyambere, umenya ko yabayeho na mbere yuko ibihe biba. Yarariho, nta muntu urabaho. Jambo yabaye umuntu. Yamye ariho, aruta ibihe, aruta naho yavukiye, aruta naho yakomotse n'ubwoko yavuyemo. Bariya bari sample gusa. We yaje ku bw'isi yose, niwe gisobanuro cy'ibintu byose n'ibyo tutumva. Ni igisobanuro cy'ubuzima, ni igisobanuro cy'ibyaremwe, ni igisobanuro cya eternite cyahashize, uyu munsi n'ahazaza. Ni igisobanuro cy'umucyo, ni igisobanuro cy'ubugingo, ni igisobanuro cyo kubabarirwa, ni igisobanuro cy'amahoro, ni igisobanuro cy'ikintu cyose. Kristo ukurikije iby'umwuka, in fact wabona nahahuriye na Kristo ukurikije iby'umubiri. Yambaye umubiri, yavugaga ibintu tudashobora gukwepera, avuze ngo nawe ufata ibyo kurya by'abana ngo abijugunyire imbwa. Yesu Kristo ukurikije iby'umubiri, uwo ni uw'umubiri. Arimo abwira abayuda, imiryango 12 y'Abisirayeli ko yabatumweho, uwo ni uw'umubiri. But I'm telling you, mwamuzi ko Paul atigishije Kristo ukurikije iby'umubiri. Hari igihe abantu baba batumva ibyo ari byo. Nicyo gituma kuri 16 atubwiye ngo nubwo ari uko twamutekerezaga. Intumwa 12 zatekerezaga Yesu Kristo ukurikije iby'umubiri. Pawulo aje aravuga wapi? Yego, CV yanjye naba ndi umuyuda mu bayuda, niho nkomoka, nibyo, ariko sinshaka kugendera kuri ibyo, kuko nagiye kubona mishurirwa umwana w'Imana muri je. Abagalatiya igice cya 16. Right? Nayishuriye umwana, yamishuriye umwana we muri je. He revealed 15:16. He revealed his son in me. So Paul nabwo yagiye ngo abona Yesu hariya, ngo akora kuri Yesu, ngo aramusuhuza. Oya, yishurirwa rya Paul yabonye Kristo muri we. Nibyo atwigisha natwe, nibyo yazaniye amahanga n'abanyamahanga. Ntabwo yabigisha Kristo uriya w'umubiri ubera hamwe andi nabe. Yabigisha ati Kristo ari nagiye kubona mbona ari muri je. My question yinjiye ryari Paulo? Kuko urumva Paulo ari kuvuga ngo yagiye kubona ahishurirwa umwana w'Imana muri we. Kumbi byabaye mu gice cya 9 cy'ibyakozwe n'intumwa. Tubona ngo Paulo agenda agahura na Yesu, ngo umucyo ukamuvira ukamurasira akagwa hasi. Twebwe turi gutekereza ko biri gukorerwa hanze. Paulo mu Bagalatiya atubwira toya, ati bya bintu byakorerwaga muri nje, bya bintu byose nabonye, it was in me. Nguko ko
perception ye, imyumvire ye n'imitekerereze y'isi itandukana n'abandi bose. Ni nacyo gituma mu nyumve neza yashoboye gutwara ubutumwa bwiza no mu banyamahanga bakabwakira, kuko ntabwo yababwiraga Kristo w'umuyuda, yababwiraga Kristo muri bo. Ni nabwo buryo bwonyine ushobora kugera ku isi yose atariho mu kinyejana cya mbere. Nta nubwo ubukristo bwari gusiriviva ikinyejana, kuko uburyo bamwigishaga ni nko kuvuga ngo ni culture runaka mushaka kwidomina isi yose. Ni nacyo benshi bafiteho ikibazo, bashaka umuco runaka utegeka indi mico yose, ibintu bitazakunda ku mwana w'umuntu. Pawulo yigisha ageze muri Atenayi, niho dukunda kwibona igice cya 17, ntabwo yaje ababwira ibindi, yababwiye ngo ahari mushobora kumubona mukabakabye, yavuga ngo aho ibiganza byabo bigera. Yabayishuriraga ngo muri we tugenda turiho. Wumva ibyo bintu, ngo muri we tugenda turiho, ari kubwira abantu ati ariko bwa mbere ababonye, muri we tugenda turiho. Ubwira utabanyetenayi ngo muri we tugenda turiho, nuko urukundo rwa Kristo ruduhata, rukatwemeza ko cyagiye umwe yapfaga ariko bose bapfuye. Ageze ku banyetenayi arababwira, umva byanditswe n'abahanga banyu n'abahanzi banyu n'abasizi banyu yuko twese turi abana b'Imana. Uzabibone mu byakozwe n'intumwa igice cya 17, nibura uhere ku murongo wa 20 kugeza kuri 24. You shall see that Kristo muri twe nibwo bwiru bwahishuwe bwagomba kwakirwa na buri muco, na buri gihugu, na buri muntu bitandukanye n'umuyuda ujyanye n'umuco wabo, kugira ngo baze bawempoze ku yindi mico. Iki nicyo gituma nkubwira ngo Pawulo yashoboye kumvwa no gutega amatwi n'uwo ari we wese, ageza ubutumwa ku isi yose, kuko atabazaniraga ibintu bishya, yabayishuraga byabaye ku musaraba. Kenshi tuvuga iby'umusaraba ntituzi uburemere bw'umusaraba n'ingano y'umusaraba, wagira ngo wakoze kuri bamwe usiga abandi. Pawulo yari arimo yigisha iby'umusaraba wakoreye inyokomuntu yose. So Kristo ukurikije iby'umwuka biragaragara ko birenze ibyo twe tumenyereye, birenze ibyo twe twize, ibyo twabwiwe, birenze ibyo abantu benshi bazi. Nicyo cyatumye avuga ngo ubu butumwa, ukugwijurirwa Kristo muri nge, muri mwe, ibyiringiro by'ubwiza, ngo nibyigeze bihabwa abandi bose kuva mbere. Yabyise mysterion, ubwiru. Nicyo gituma rero ngo tudakwiye kugira uwo tureba dukurikije amasekuruza nk'uko twarebaga Kristo. Mu yandi magambo, nk'uko Kristo noneho ubwo duhinduye imirebere tumureba, aba ari nako duhindura uko tureba abantu. Urumva bigiye guhera uko tureba Kristo niko kudetermina, niko gutegeka uko tubona abandi. Niba tukimubona dukurikije amasekuruza, ubwo n'abandi tuzabareba dukurikije amasekuruza. Niba tumureba dukurikije umwuka, n'abandi nuko tuzabareba dukurikije iby'umwuka. Ibyo bintu birasobanutse yemwe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane.